Haleluya, Yesu ashimwe, torero ry'Imana. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Jean Paul Seneza ku bashyitsi. Nagira ngo rero uyu mwanya tufate umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimiye kukugira neza, gushimiye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, gushimiye kubw'ubuntu bwawe bwinshi butarondoreka. Nuhabwe icyubahiro Kristo. Ndasenze kugira ngo iri jambo tugiye kuganira na bene data ribe ijambo ry'umugisha kuri bo, kandi ribe ijambo mwami ribagirira umumaro, ribashe kubigisha, nanjye rinyigishe kugira ngo ngabane n'abigishwa. Turagushimye rero, duha umugisha rero muri aya materaniro yacu, kandi mwami ukingura imitima yacu kugira ngo twumve ijwi ryawe. Turagushimye ko ubyumvise, icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, Yesu ashimwe. Numunezero kongera kubana namwe muri ubu buryo bwa tekinoloji. Imana ishimwe cyane. Turi mu cyumweru cya mbere nyuma ya Pentecote. Nyuma yaho umwuka wera yamanukiye intumwa kuri Pentecote. Nyuma yaho hakorwa ibitangaza, ivuga butumwa rigakorwa n'imbaraga nyinshi. Muri buka Petero avuga ngo Yesu Kristo wa wundi mwishe mu kanabamba niwe ukoze ibingibi mureba. Nyuma ya Pentecote habaye ivuga butumwa, itorero ririyongera, ariko n'itorero ryanarenganijwe kubera ivuga butumwa ryagiye riba. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira imwe mu mpano iva mu kwakira umwuka wera. Imwe mu mpano iva mu kwakira umwuka wera. Umwuka wera agira impano, umwuka wera agira impano ze, kandi muri izo mpano ndashaka ko tuvugana ku mpano imwe Imana yacu ishimwe. Iyi mpano turayisanga mu Baroma ibice 12 umurongo, ndashaka ko dusoma ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Haranditse ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ijambo mushaka ko tuvuga naho ngo ugira ubuntu abugire anezerewe. Hano mu cyangwa avuga ngo abugire atikanyiza. Bivuga ngo utanga, mu cyongereza niko bavuga, utanga atange anezerewe. Imana yacu ishimwe cyane. Utwara atwarane umwete, kugira ugira imbabazi azigire. Imana ishimwe cyane. Murabona hano uyu mwanditsi Pawulo yandikira Abaroma, izi nazo ziri mu impano zizana no kuba twarakiriye umwuka wera. Umwuka wera aduha ubuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera aduha kwigisha. Umwuka wera aduha no kugira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera aduha no gutanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu uyu munsi nifuza ko tuganira kuri iyi mpano yitwa gutanga, generosité. Gutanga. Imana ishimwe cyane. Imwe mu mpano y'umwuka wera. Mu kintu nziho umudugudu wa International ya Remera, nubwo naba nsinziriye bakambwira ngo ni iki kintu kimwe wavuga ku mudugudu wa International, nahita mvuga ngo ni abantu bakunda gutanga, ni abantu bakunda kwitangira abandi. Uyu munsi rero nashaka ko tuganira kuri iyi mpano nk'impano y'umwuka wera, kuko bango n'uwahawe gutanga nawe abiheshejwe n'iki? Abiheshejwe n'uwo mwuka, abiheshejwe n'ubuntu twahawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twahawe ubuntu bw'agakiza, tubuheshejwe nuko twizeye Yesu Kristo, ariko tumaze no kwakira umwuka wera. Umwuka wera araza agira impano aduha. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko tureba uburyo itorero rya mbere ryakoreshaga ino mpano yo gutanga. Itorero rya mbere ryakoreshaga ino mpano yo gutanga. Icya mbere cyabo bakoraga icyo bita basangiraga ibyabo.
gusangira ibyabo bifite connotation ya sharing of resources, sharing of material thing. Barasangiraga, Imana ishimwe cyane. Iyo usomye ibyakozwe mu bice 2:42-45 haranditse ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga, Imana ishimwe cyane. Ngo abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Imana idufasha. Murabona itorero rya mbere birivuga ngo basangiraga ibyabo, babaga hamwe, barangiza ngo bagashishikarira kumva iby'intumwa zigisha. Imana ishimwe cyane. Itorero rizima, itorero rifite ubugingo buzima, icya mbere ni itorero rikunda inyigisho, ni itorero rikunda kwigishwa. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri ni itorero rikunda kwegera ameza y'umwami, icyo bita a holy communion, kuko ngo barahuraga bakamanyagura imitsima. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya gatatu ni itorero ritanga, itorero ryitanga, itorero risangira. Imana ishimwe. Biravuga ngo nta mukene wababagamo, niko Bibiliya ivuga, kubera ko ngo bagurishaga ibyabo barangiza bakabizana ngo bakabiha intumwa, umuntu wese agahabwa uko akennye. Imana idufashe. Wait a minute. Nagira ngo ahangaha twumva, Imana ntishaka ko ugurisha inzu yawe, ngo ugurisha isambu yawe, ngo uyizane ku rusengero. Imitere y'itorero ry'icyo gihe ritandukanye n'ubu. Mumenye ko bari muri persecution, bari mu karengane, nta mpamvu yo kugumana amasambu n'amazu, babonaga badafite impamvu yo kugumana ibintu, kandi mu by'ukuri hari abandi bari kumwe bakennye badafite ibyo kurya, kandi nabo bari mu karengane, bityo ntibabone impamvu yo kugundira ibintu n'ubundi, kandi abandi bari mu bukene. Niyo mpamvu bagendaga bagurisha amasambu, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko babigurishaga bakazana intumwa kugira ngo zibigabanye uko abantu bakennye. Hano ndashaka ko wumva ko Imana ishaka ko ugira umutima wo gusangiza abandi ibyo Imana yaguhaye. Imana ishimwe cyane. Ikindi bakoraga, batangaga imfashanyo zo guha abashonje babo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo uyu murimo wo gutanga muwumve ko ni umurimo w'Umwuka Wera, ntabwo ari umurimo umuntu, ntabwo twavutse tukiri n'abanyabyaha, ntabwo twari dufite, ntabwo twatanga mu buryo bworoshye tutarakizwa ngo twakire Umwuka Wera mu mitima yacu. Ntabwo byari ibintu bitworoheye rwose, ariko tumaze kwakira Yesu, tumaze kumwemera nk'umwami n'umukiza wacu, tumaze kwakira ku mpano y'Umwuka Wera, Imana ishimwe cyane, adushoboza no kwitanga. Imana ishimwe. Ibyakozwe mu gice cya 11 umurongo wa 27 kugera ku 30 handitse amagambo akurikira: muri iyo minsi abahanuzi bava i Yerusalemu bajya muri Antiyokiya, nuko umwe muri bo witwaga Agabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'Umwuka ati, inzara nyinshi izatera mu isi yose. Niyo yateye ku ngoma ya Kilawudiyo. Nuko abigishwa bagambirira koherereza bene data batuye i Yudaya imfashanyo, umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. Babigenza batyo, babyoherereza bakuru, babihaye Barinaba na Sawuli. Imana ishimwe cyane. Nagira mubwire bene data, krize iturutse ku bibazo ntabwo yabayeho, ntabwo iriho nona. No mu itorero rya mbere bagize ikibazo cy'inzara, bagize ikibazo gikomeye ku buryo abakristo babaga bari i Yerusalemu, ugasanga nta byo kurya bafite, ugasanga barashonje, ugasanga ni ibibazo bikomeye. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ariko ngo uyu muhanuzi abahanura yababwira ngo hazabaho inzara, ngo abakristo uwo mwanya bahita biyuvamo ko yakwiye kurya bita ngo kohereza bene data batuye i Yudaya imfashanyo. Imana ishimwe cyane, umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. Imana itugirire neza cyane. Imana hano ishaka ko utanga ukurikije ubutunzi bwawe, ukurikije ibyo Imana yaguhaye. Imana ishimwe cyane.
kubera ko Imana izi ubutunzi ufite, Imana izi amafaranga ukorera, Imana izi account yawe uko imeze, Imana izi umugisha yaguhaye, Imana ihabwa icyubahiro, Imana izi byose, Imana ishimwe cyane, kandi ishaka ko ureba situation y'abantu muri kumwe, situation y'abantu bagukikije, nurangiza ukagira icyo ubikoraho. Imana ishimwe cyane. Ava ngo bagambirira koherereza bene data batuye Yudaya. Imana uyu munsi iguhe kugambirira gukora neza, iguhe kugambirira kugira icyo ukora muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Kandi nongere nkubwire ko Imana ikunda umutima ugambirira, kandi umutima ugambirira neza Imana witaho. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi hari abakristo na bene data bafite inzara, bafite ikibazo by'ibyo kurya, twarabibonye mu gihe cya COVID-19. Imana yifuza ko tumera nk'abari abigishwa bo muri Antiokia boherezaga bene data batuye Yudaya imfashanyo. Uyu munsi usaba Imana ikwereka umuntu ukeneye imfashanyo yawe. Uyu munsi wumvira umwuka wera, urebe mwene so ugukeneye. Imana ishimwe cyane. Mbese itorero rya internationali ryagiranwa n'irya Macedonia? Turashaka kureba itorero ry'i Macedonia uko Paulo yarivuze mu Baroma, nako Abakorino ba kabiri ibice 8, turahera ku murongo wa 2. Abakorino ba kabiri, reka tuhasome ibice 8, duhere ku murongo mu by'ukuri, reka duhere ku murongo. Bene data, turamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'i Makedonia yahawe. Imana ishimwe. Bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekariyemo ubutunzi kubw'iby'ubuntu batanze. Imana ishimwe cyane. Iri torero rya Macedonia ryari rifite ibintu bigeze muri 5 nshaka kuvugaho kugira ngo turebe aho turi natwe nk'itorero rya international. Icyambere, ryari itorero ritanga rititaye ku makuba n'ibigeragezo ndetse n'ubukene bw'abarigize. Kuko iyo usomye ku murongo wa 2 ngo bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi. Bivuga ngo bari abantu bari mu makuba, bari abantu bari mu bigeragezo, bari abantu bakennye, niko birivuga. Ikibazo hano twakwibaza mbese ibigeragezo unyuramo byanjye bwite ntibizimye impano y'umwuka mu bijyanye no gutanga? Mbese icyo nita ubukene mu rugo rwanjye ni iki? Umuntu wese aba afite ibyo akennye, ariko wowe Imana yaguhaye sécurité alimentaire. At least you have food for the whole month. Ushobora kuba ukennye ibindi, ushobora kuba ukennye nka essence yo kujya aho ushaka, cyangwa se business yawe ikaba itabashije kunguka nk'uko wabyifuzaga, ariko byibuze ukwezi kose mu gitondo, saa sita na nimugoroba, Imana yaguhaye umugisha, iguha ibyo kurya. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ariko hari abandi kugira ngo bagire icyo bashyira ku meza, kugira ngo bagire icyo bashyira baha abana, nuko baba bakoze amasengesho, baba bavuze ngo baba bakoze rya sengesho rivuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana yacu dufashe cyane. Hari n'igihe rimwe na rimwe tutabona point yo gusenga dusaba ibyo kurya, cyane cyane iyo tubifite. Icyo gihe rero dukwiye gushima Imana ko yaduhaye umugisha, ariko noneho twarangiza tukareba ubukene bw'abandi. Imana ishimwe cyane. Ritoro rero amakuba yaryo, amakuba n'ibigeragezo ntibyabujije gutanga. Ubukene bwabo ntabwo bwababujije gutanga. Imana itugirire neza cyane. Mu bukene bw'abantu ba Makedonia bakomeje gutanga no gukenura bera. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, ku murongo wa 3 n'uwa 5, batanze ibyo bashoboye ndetse barenzaho. Iyo usomye hano haranditse ngo ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye ndetse no kurenza ibyo bashoboye. Imana idufashe cyane. Mu bijyanye no gutanga, dukwiriye gutanga uko dushoboye, ariko ushobora gutanga ibihumbi urugero 5 bakwatse cyangwa se 10 bakwatse gukora umurimo runaka, ariko hari igihe umwuka wera
akubwira akakongorera akakubwira ngo rero ndashaka kutanga ibirenze ibyo wakwatse. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko hano twumva ko no mu gutanga tuba dukwiye kumvira umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Gutanga ni igikorwa cy'umwuka, kandi ntawe ukwiye kuvuga ngo uriya atanze biriya ngo kuki wowe utanze biriya. Dutanga tubwirijwe n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. So umwuka wera rero niwe udushoboza gutanga. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi bashakaga cyane gutanga, nuvuga ngo bari very excited. They were very very excited. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye muri Bibiliya ya NIV yo iravuga ngo, cyangwa se ni Bibiliya y'Icyongereza ifite translation ikurikira. Hano ku murongo wa 4 ho haranditse ngo batwingingira cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze. Ariko muri Bibiliya y'Icyongereza haranditse ngo baratwinginga cyane ngo tubareke tubaha amahirwe yo kugira uruhare mu murimo wo gukenura abera, mu murimo wo gutanga. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo baratwinginga cyane, binginze intumwa, binginze abo bari batumweho, baravuga ngo nimutureke natwe tugire favor, tugire aya mahirwe yo kugira ngo natwe tugire icyo dukora ku murimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu ufite impano yo gutanga ahawe n'umwuka wera abona ko gutanga ari amahirwe, abona ko ari amahirwe agize yo gukorera Imana. Mbese umurimo wo gutanga si umurimo wingingirwa, ndetse rimwe na rimwe ukanitotomba wenyine mu mutima. Ngiye mbwire ngo iyo gutanga cyane cyane mu rusengero, cyane cyane iyo habonetse ibintu byinshi bisaba kwitanga, hari igihe umuntu ashobora kwinuba akavuga ati bibaye byinshi, cyangwa umuntu akavuga n'amagambo menshi ukibonaho kuri gucumura muri ubu buryo. Ariko n'ukuri abakristo ba Makedoniya bo bumvaga ko ari amahirwe bahawe. Imana ishimwe cyane. Favor to save the son. Bumvaga bagize amahirwe. Imana ishimwe. Ikindi, kugira ngo babishobore bari barihaye umwami Yesu, barihaye n'intumwa. Imana ishimwe cyane. Ntushobora gutanga utarabanje kwitanga wese. Ntibishoboka. Kuko ngo impamvu bakoze ibyo nuko bari barihaye umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kandi bari bananihaye ngo natwe ubwacu. Imana ishimwe cyane. Mu gutanga ni ngombwa ko ukwiriye kubanza kwiha Yesu. Imana ishimwe cyane. Ukiha umwuka wera, akaba ari ukuyobora, akaba ari ubana nawe. Imana ishimwe. Kandi Imana yacu habwa icyubahiro. Mu by'ukuri niyumvisemo ko dukwiye kuganira iri jambo ryo kumenya impamvu dutanga, kuki dutanga, ninde udushoboza gutanga. Dutanga kuko umwuka wera ari muri twebwe kandi adushoboza kwitanga. Imana ishimwe cyane. Dukwiriye gutanga gute rero? Nuko twabivuze iyo usomye Abakorinto ba 2 ibice 7 haze ngo umuntu wese atange nkuko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, nkuko Imana ikunda, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Hano harimo ibintu bitatu by'inyenzi muri iyi verse. Icyambere, fata icyemezo uyoboye n'umwuka wera icyo ukwiriye gutanga. Ahangaha ni ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo utange nuko ugomba kubigambirira mu mutima. Imana ishimwe cyane. Hari Dawidi yagambiriye kubaka inzu y'Imana. Imana birangije birayinezeza cyane, yumva irishimye. Niyo umuntu afite kugambirira mu mutima ukavuga ati numva ngambiriye kugira icyo ukora. Mbese ntihari ibintu wagambiriye gukora umwuka wera akubwiye ntubikore? Kandi buryo iyo ubikora umwuka wera guhita akora akavuga ati Imana ishimwe kubera kukoze iki ngiki. Imana tugenza cyane. Nagira hano ntange gato testimony. Murabona ko twagiye dukora umurimo wo gutanga muri kino gihe cya COVID-19. Hari abajyaga banya kuko abashinzwe umurimo bari basabye ko ari jewe utangwa za message, ari ugasanga marandetse aravuga ati nukuri ndabashimiye ko mwemeye kuyoborwa n'umwuka wera. Cyari ikibazo ngize kandi nayo ifite ikibazo gikomeye, ariko akandika akavuga ngo Imana ibaha umugisha ko mwemeye gukoreshwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo dugambiriye gukorera Imana ni ibintu tukabigambira mu mutima, ukabifataho icyemezo uyoboye n'umwuka wera icyo ukwiriye gutanga. Imana ishimwe. Ikindi, tanga nta kwinuba. Nibyo koko hari igihe ubwitange buba bwinshi, ugasabwa ibintu byinshi, ariko nuba urambuye ukuboko kwawe kugira ngo ugire icyo utanga,
ntukintube mwene data. Imana ishimwe cyane. Tanga unezerewe, tanga wishimye. Imana ishimwe. Gutanga bigira ubuhe mumaro rero? Gutanga nabyo bifite umumaro wabyo. Uyu dusomye Abakorinto ba 2:9-12 no 14 handitse ngo kuko uwo murimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana, bayihimbaza kubw'ubuhamya bw'uyu murimo mwitangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Murabona ko umuntu utanga abagandukiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mu butumwa bwa Yesu Kristo harimo no gutanga. Imana ishimwe. Uziko ngo Yesu Kristo azahindukira akavuga ngo nimwinjire mu munezero wa shobuja, ngo kubera ko nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, watanze igihe cyawe. Buryo umuntu yavuye hano akajya gusura umurwayi abatanze igihe cye. Ikindi, nari mu nzu y'imbohe muransura mungeraho. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo mu bigendanye n'ubutumwa bwiza, iyo dutanze tuba tugandukiye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo mukagira ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi bose. Imana ishimwe. Kubw'ubuntu bw'Imana burushijeho kuba muri mwe, nicyo gituma babasabira no kubakunda cyane. Imana ishimwe cyane. Hano harimo ibintu bitatu gutanga bikora. Bimara ubukene bw'abera. Urabizi iyo ugize uruhare mu kumara ubukene bw'abera, icya kabiri bituma benshi bahimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, iyo dutanze tuba dushyize umwenda wo kudusengera mu bo duhaye. Imana ishimwe cyane. If we are blessed by the family, you also have a debt to pray for the giver. Bivuga ngo iyo umuntu aguhaye nawe mwene so uba ukwiye kumusengera, kuko nawe afite ibindi bigeragezo, afite ibindi bibazo, afite izindi ntambara arwana. Ariko nimba wakiriye ya mpano, nawe ni ngombwa yuko wowe n'umuryango wawe mushobora kuvuga muti reka dufate umwanya wo gusengera bene data, reka dufate umwanya wo gusengera umudugudu wa international, reka dufate umwanya wo kwingingira runakuriya. Byaba ari etre un grand, mbega kuba atari umuntu mwiza uhawe ikintu warangiza ntucyongereho isengesho ryo gusabira abantu. Rero iyo ugira umuhati wo gutanga, ujye umenya ngo ufite n'abantu benshi bagusengera, ufite abantu benshi bagusabira umugisha, ufite abantu benshi bakwingingira Imana, kuko aravuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana burushijeho kuba muri mwe, nicyo gituma babasabira no kubakunda. Imana ishimwe cyane. No kubakunda. Hari amasezerano ari mu gutanga. Ntabwo amasezerano ari mu gutanga. Ibice 8, ibice 9 kugeza ku 10. What a kind of promise do we have when we give? Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Ihumubi imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha, ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Imana idufashe. Ikintu cya mbere, Imana idusazaho ubuntu. Mu cyongereza bavuga ngo we are blessed abundantly. Icya kabiri, izaguha imbuto, seed. Icyo bita imbuto ni imbuto nyine, imbuto zo gutera, capital investment. Bivuga ngo iyo Imana iguhaye, iguha umugisha w'ikintu cyunguka, w'ikintu gikura. Ikindi, izakomeza kuguha ibyo kurya, izaguha imbuto zo gutera, iguhe n'umutsima wo kurya. Imana ishimwe cyane. He will increase the store of your seeds. Imana ishimwe cyane. Ngo nirangiza ngo igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Igwiza imbuto. Hari imbuto zo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Izagwiza, izakugwiza. Hano rimwe cyangwa cyitwa kugwira. Izaguha imbuto. Imana ishimwe cyane. Izaguha umutsima. Hano harimo umugisha mu bantu batanga. Nagira ngo mbwire ngo iri ni ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya. Ndaryizera kari ukuri. Nta muntu ukeneshwa no gutanga. Kandi abanyarwanda bacu mugana bavuga ngo ugira neza ukayisanga hehe? Ukayisanga imbere. Imana ishimwe cyane. Byumvikana neza ko gutanga ni imwe mu ndangagaciro z'abantu bakiranuka. Giving is one of virtue of righteousness. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye Abaheburayo, reka tubasome ibice 6
tuba rero turangiriza Abaheburayo ibice 6 dusome ku murongo w'10 haranditse ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Imana ishimwe cyane. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Rero ngira ngo umuntu utanga, hari naho Bibiliya ivuga ngo ubugurije Imana. Ntabwo Imana ishobora kwibagirwa umurimo wo gukorera bera, kuko gutanga nimwe mu murimo umwuka wera ashoboza abakiranutse, ashoboza abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana rero ntikiranirwa ngo yibagirwe ibyo bintu. Imana ishimwe cyane. Abantu babibagirwa, umuntu yakabagirwa ko wamuhaye, abandi bakabagirwa ko bagiriye neza, ariko Imana yacu ntizabyibagirwa. Imana ishimwe cyane. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Imana ishimwe cyane. Gukorera mu Mana, you were saving the saints. Mbega mwakoreraga bera, mwakoreraga abantu b'Imana. Imana ntiyanezerwa ibona ko hari abera bashonje, ari abera bafite ibibazo, niturangiza ngo tube ngo dufunge amaso tuvuge ngo ibyo ni ibyabo, ngo ibyo ni ibyo. Oya, Imana yitaye kubera, yitaye ku bantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo rero ntikiranirwa. God is not unjust to forget. God will not forget. Praise God. Imana ntabwo izigera ibyibagirwa, izabyibuka ibihe n'ibihe. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu abaho umugisha bene data. Niyumvisemo kuko tuganirira ijambo yo kuvuga ngo nibyo ko turatanga, muri intention turitanga, ariko nifuza ko mu gutanga kwacu twumva ko turi gukora umurimo w'umwuka wera. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Umurimo uziyongera, kandi uko umurimo wiyongera niko haza n'ibibazo byinshi. Ariko nimba Uwiteka yaraguhaye umugisha, akaguha umugisha urenze uw'abandi, ni Imana irakubwira ngo rero ndashaka ko mu byo nagusagijijeho, mu byo naguhaye byinshi, Imana ishimwe cyane, uheho n'abandi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusenge rero. Imana ishoboze muri iyi minsi, Imana igusoboje muri iyi minsi, icyubahiro kibe cy'Imana ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimiye kukugira neza, uri Imana y'icyubahiro. Ndasenze kugira ngo dushoboze kwitanga, kandi dutange Mwami uko umwuka barashaka ko dutanga. Dushoboze kugira ngo tutinuba cyangwa se ngo twitotombe Mwami Yesu Kristo, ahubwo nidutanga twumve ko tugize amahirwe. Haleluya. Twumve ko tugize amahirwe yo gukorera bera, kandi tuzi neza kudakiranirwa ngo ubyibagirwe. Ntabwo uri umuntu, ntabwo ukora nk'abantu, ahubwo Mwami uri Imana yibuka neza, uri Imana yibuka kwitanga kwacu. Tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Ndagushimye umugisha bene data bagiye bitanga, umugisha umudugudu wa international uko bagiye bitanga muri ibi bihe. Mana, umuntu wese wagize icyakora muri iyi minsi, nanjye musengeye musabira umugisha kugira ngo uramburire ikiganza cyawe cyiza Mwami, ku buzima bwe, ku bugingo bwe, ku butunzi bwe, ku mirimo akora. Haleluya. Umusazeho ubuntu bwinshi. Turagushimiye. Habwe icyubahiro. Ndagushimye ko byumvise. Cyo kibi cyane mu izina rya Yesu. Amen.